iyo ukijijwe agakiza mufite kaba kangana, kuko agakiza ni Kristo. yego wowe waba muto mu gakiza, ariko agakiza iyo atari gato muri wowe ngo kwizera, gusenga, gukiranuka no gusoma ijambo ry'Imana. ariko kimwe mu bintu bitsinda Satani ni ugukiranuka. agakiza ka Kristo muri twe karamunesha, kuko imbaraga za Kristo ni uko amazi aterura ya nkuge areremba kuri wa mwuzure, abicaye mu nkuge bafite mw'amahoro kugeza ubwo bazasohoka. abicaye muri Yesu. ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba. Amen. Tubahaye ikaze ku ijwi ry'umukanguzi. Tugize umugisha udasanzwe wo kongera kubana namwe ku biganiro bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi. Nishimwe rikomeye, imitima yacu iguwe neza. Ku ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe, turi kumwe na mwene data Aniseti. Jeanne Kwizera, Imana imuhereza umugisha kubwo gutunganya amajwi n'amashusho. Mwese turabakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Abari ku mpande enye z'iyi si aho ijwi ry'umukanguzi rigera, mwese turabahobeye. Amen. Kandi ubutumwa bwa Kristo ni mu bwumva, mukumva haraba nta utabukwiriye, ni mubugeze kuri bose kugira ngo twese dufatikanye kuzakira amakamba mu bwami bwa Kristo. Anise, tubahaye ikaze. Murakoze cyane, Yesu aguha umugisha, kandi nawe nguhaye ikaze. Murakoze cyane. Amen. Yego. Reka n'ubundi rero dutegura imitima. Iyo tuvuze gutegura umutima, abigishwa ba Yesu bageze bamubwira ngo abigishe gusenga. Yego. Yego. Rero yabigishije rya sengesho rivuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ndetse n'ibindi. Ariko burya ntabwo yarabigishije ariya magambo. Ntabwo ariya magambo yarabigishije, nubwo yababwiye kubivuga. Kuko isengesho ngira ngo nimureba Pawulo asengera abantu barambitseho ibiganza ngo buzure umwuka wera, si ryo sengesho yasenze. Bo yababwiye amagambo asa n'akosora uburyo bari bahagaze. Ko yarababwiye ngo mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Nuko bari bafite abandi bami bubaha nk'Imana. Noneho data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Noneho ubwami burya ntibashakaga ubwami bw'Imana muri Isiraheli, ahubwo bashakaga ubwami bw'Abisiraheli muri Isiraheli. Kuko kiriya gihe Yesu yari ari muri Isiraheli, Isiraheli yari muri koloni ya Roma. Yego. Bo rero badahamagara ubwami bw'Imana muri Isiraheli, ahubwo bashaka ko Abisiraheli babona ubwigenge bakaba abami. Yego. Bashaka ubwami bwa Isiraheli muri Isiraheli, badashaka ubwami bw'Abaroma muri Isiraheli. Rero arababwira ngo mujye muvuga ngo ubwami bwawe buze, kuko isengesho rikomeye bagiraga ryari ryo kwikura mu maboko y'Abaroma. Ese burya babivuze bitewe n'ubukoroni? Bari muri koloni. Niyo mpamvu Kristo yaje bamwe batangira kumva ko ubwami buje muri Isiraheli noneho. Yes. Kuko yaje yitwa umwami. Nicyo cyatumye abigishwa bamubaza ngo nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami bwawe mu Bisiraheli. Mu Bisiraheli. Arababwira ngo si ibyanyu kubimenya, ibyo ni ibya data wenyine. Kubabwira ngo si ibyanyu rero ari bwo bwami bashaka, bumvaga bababaye. Kuko bari baranatatanye. Uribuka ko bamwe imiryango 12 already yari yaratatanye. Bamwe bari Samariya, apana muri Samariya aho bita Gerizimu. Noneho Abayuda n'Abasamariya arongera abungira ku musozi wa Gerizimu, kuko isengesho yaryigishije mu gice cya 5 cya 6. Noneho Gerizimu yari yamaze guhuza Abayuda n'Abasamariya, bahurira ku musozi mu bice 5 bya Matayo. Noneho ababwira abahiriwe, hahirwa abagwaneza, hahirwa abakene, hahirwa abashavura, hahirwa abarenganirijwe gukiranuka. Agenda babwira abahirwa. Abonye rero Abisiraheli babonye abatarahuraga bari ababira bagize umwe, baravuga ngo ubwami burasohoye. Baramubwira ati noneho rero tujye dusenga tuvuga gute ko ibyifuzo byacu byose usa naho ni nkaho bakamubajije ngo urabinegirije. Kuko nimureba baramubwiye ngo ko Yohana yigishije abigishwa be gusenga, twebwe nidusenga turi abigishwa bawe tujye tuvuga gute. Birumvikana ko
babaye aba opozisiyo b'isengesho rya Yohana ntibarishaka bariyopoje. Noneho Kristo we turasonzoka tubwira ngo niturya amasaka amahundo. Noneho twajya kwihorera ukatubwira ngo ugusabye umwitero umuhe n'umukenyero, ugukubise urushyi umutegere n'undi musaya. Ubu noneho nidusenga ibyo tuzajya dusaba Imana byo ni ibihe, tujye tubigenza gute? Ireba mu mitima yabo rero, bashaka ubwami irabavuga ngo mujye muvuga ngo ubwami bwawe buze. N'uyu munsi hari abantu batarakira ubwami bw'Imana kandi babwiriza ubutumwa. Sinzi ubwo butumwa ari ubwande, kuko ubundi ubutumwa bugomba kubanza kuguhindura. Ngira ngo hari abantu uzi twigeze tuganira nabo bagenda basirikira mu ngo z'abantu babwiriza batayemera ubwami bw'Imana muri twe. Bavuga ngo ubwami bw'Imana buzazira igihe cyo kuza kwa Kristo, ngo tuzimana na Kristo mu bwami bwe, ngo nibwo tuzaba twakiriye ubwami bw'Imana, kandi Kristo azimana n'abamwizera. Imana ishimwe niba wakiriye umwami, ubwo n'ubwami tayari. Kuko birazana aho umwami atuye niho ibwami. Imana iguhereze umugisha. Reka dusenge. Mana turagushimiye, tugushimiye kuri Imana y'agakiza kacu, utubera umucyo mu gihe cy'umwijima tukabona, tubera ubuzima tukazuka. Niyo mpamvu turiho, dukize ikigoyi cy'umugoyi turakize. Izina ryawe nirishimwe. Udukuye mu menyo ya rubamba, watwasamuye mu kanwa k'intare, udukuramo twari tumizwe duconcomewe, tumizwe turi bunguri. Tumizwe bunguri, umuririmbyi yarabivuze aravuga ngo mu rwobo rwo mu isayo niho wadukuye. None uyu mwanya dufite impamvu yo guhamya ibyiringiro byacu. Turagushimiye. Iyo dusenga twibuka bene data bababaye, twibuka abashavuye, twibuka abarwaye, twibuka abafite ingorane n'amakuba bagose mu buryo butari bumwe. Twibutse ko ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ari byinshi, ariko Uwiteka adukiza muri byose. Bibe bityo kuba kwizera none n'iteka ryose ku bwawe. Amen. Imana iguhereze umugisha. Amen. Twagiye tubona abantu bagiye babana n'Imana, Imana ikabagororera ndetse bakagira n'izina ryiza muri iyi si, kuko bagiye babana n'Imana. Imigambi y'Imana iyimenyesha abayubaha. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 6. Turasoma umurongo wa 13 n'umurongo wa 14. Haravuga ngo Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'ibifite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo. Dore nzarimburana isi, nzabarimburana n'isi. 14. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa goferi, ugabanyemo ibyumba, uyihome ubushishi imbere n'inyuma. Dufite ingero z'abantu bagiye babana n'Imana nk'uko nabivuze dutangira. Harimo ba Aburahamu ndetse n'abandi, ba Eliya n'aba ba Enoke, ba Yobu, ba Nowa. Mu gihe cya Nowa, iyo dusomye ibyanditswe byera, bitubwira ukuntu abana b'abantu bagomeye Imana, hanyuma Imana ikagira uburakari, igafata icyemezo cyo kurimbura isi n'ibiyirimo ndetse n'abantu, kuko abantu bari babi. Yego, kuko bari bariho ariko batariho mu ntego y'Imana. Ibyo rero biza kurakaza Imana kubw'ibyaha byaberaga mu isi. Ariko kuko Nowa yari umugambi w'Imana, ari inkoramutima y'Imana, Imana imubonamo ubukristo, reka mvuge muri ubwo buryo. Ibona gukiranuka kwa Nowa. Yego, irabibona. Rero igitumye dusomera ijambo nuko nzi ko mu bantu bose bagiye babana n'Imana neza, Imana ntabwo yageze ibahemukira. Ni gute dukwiye kubana n'Imana tukagera ku rwego tuba ibyirato by'Imana, no mu migambi yayo Imana ikarebamo, hanyuma ikatubwira uburyo dukwiye kwitwara. Imana iguha umugisha. Wajije ikibazo gikomeye, ariko nabwo cyoroshye kuko sitwe tukikoresha. Ni Imana ibidushoboza. Ubundi Nowa, ikintu cya mbere cyamushoboje kubana n'Imana no kwizera. Yizeraga ibidafatika, akizera ko bizaba bifatika. Akizera ibyo atabona ko azabibona.
hari akantu ntekereje. yego mise nsubira mu kiganiro cyabanjirije iki ngiki cyavugaga ku isanzure. yego Imana iguha umugisha. hanyuma Yona yabaye intwari yo Nowa yabaye intwari yo kwizera muri ubu buryo. Yego. Imana yaramugendereye iramubwira ngo bazi inkuge kugira ngo nzayirokoresha abantu mu gihe cy'umwuzure. Imana ivugana nawe rimwe ryonyine. hashira imyaka 120 atarongera kubona Imana igaruka, ataranayibaza ngo ni wowe wavuze cyangwa si wowe. Yego. We yari afite kwizera kuvuga ngo naho yatinda ariko yavuze ko izaza. Nubwo nakora njyenyine yambwiye ngo mbikore. We ni ukuvuga ngo imvugo y'Imana yayifashe nk'ihame. Yego. Mu gihe cya Nowa hari ibintu byinshi byavuzwe cyangwa byanakozwe Bibiliya itanditse. Yego. Abazi inkuge yayibarizaga ku nzira, akayibariza muri karitsiye aho yari atuye. Yego. Umuririmbyi wa 38 yatanze ubuhamya bwa Nowa. Yaravuze ngo Nowa witubeshye. Yego. ngo uri mu rugendo. Baramubwira ngo ni ibisanzwe imvura iragwa irahita. Kumara imyaka 120 uri kubaza kugeza ubwo inkuge yuzura, ugahamagara abantu binjira mu nkuge ntibaze, nyamara inyamaswa zikaza, akiringiye Imana. Yego. Ibi rero kuvuga ngo ni gute, ubundi ni ijambo riri mu gitabo cy'imigani rivuga ngo mwe kwiyiringira ubwanyu ngo mwiringire ubwenge bwanyu. Ikintu cya mbere gituma umuntu akorana n'Imana ni ukutiyiringira. Kubaho mu buzima utihimbaza ubwenge bwawe. Ibyo ukoze bigashoboka ukabona ko ubishobojwe, n'ibyo ugiye gukora ukabona ko atari wowe ahubwo uri bubikoreshwe. Yego. N'Imana. Ikintu rero cyica abantu gituma tutabana n'Imana, reka mbivuga generali, nuko aniseti nimbwira izakagira umuntu ukiri indwara, biritirirwa aniseti. Yego. Mu gihe abambere bakoraga ibitangaza bikitirirwa Imana, ni ukuvuga ngo icyubahiro Imana iri bukwambike cyose kirayigarukira nk'uko kingana. Yego. Nta kwihimbaza. Biratuma duhimbaza Imana. Ibyo rero iyo umuntu ageze ku rwego iby'Imana biha Imana, ibya Kayizari akabiha Kayizari, Imana ikaba ishaka kwiyubahisha, yiyubahishiriza muri wowe. Yego. Bisaba rero kwihangana. Yego. Bigasaba gutegereza wizeye nk'uko Nowa yabitegereje. Yego. Ntabwo Bibiliya itubwira ko yari umutunzi, nubwo n'ubundi atari yoroshye, kuko ntabwo Imana yari guhitamo umuntu ubaza atari umubaji. Icyo cyo kirumvikana. Ntabwo yari guhitamo kumubwira iby'imukoresha adafite imbaraga. Yego. Birumvikana ko Nowa yari afite uburyo akomeyemo, reka tubyite gutyo. Ariko gukomera kwe n'imbaraga ze sibyo byatumye abaza inkuge, ahubwo yahagaze mu cyuho aravuga ngo Imana yambwiye. Noneho ikintu gitangaje rero nuko Nowa wabwiwe n'Imana yamubwiye ko ari Uwiteka, ayizera ko Imana ari Uwiteka, ariko kandi nta handi hantu yari azi Imana, nta rusengero bayisengeramo. Yego. Nta wundi muhanuzi waje kubwira Nowa. We Imana yavuganye nawe agira umutima wemera. Yego. Arahamye. Na Aburahamu rega niko byagenze. Aburahamu we yari afite urugero kwa Nowa. Yego. Nowa nawe yari afite urugero kwa ba Adamu, kuza igisekuru cyose kuza. Iyo murebye mureba aho Nowa yavutse, mu rubyaro yavutsemo. Yarebye Imana yavuganye na ba sekuruza, abona niyije kuvugana nawe. Areba mu gihe Imana yatakaje icyizere mu abantu batakizera Imana, we ajya yakubaka icyizere we nayo.
ababwira rero Imana yo mu mateka, arababwira ngo iyo twahuye. Ntibabyumva, ariko akomeza kurinda igihango cy'uko yahuye n'Imana. Imana ishimwe. Amen. Imana iguhereza umugisha. Ntekereza ko mwakiriya gihe cya Nowa, isi navuga ngo yari imeze nk'aho ikiri nshyashya. Yego, yari itaruzura abantu. Ntekereza ko kuba Nowa yarumviye Imana ako kanya agahita amenya ko ari Imana ivuze, ndetse akanashyira mu bikorwa nk'uko Imana ibimubwiye. Ntekereza ko mu mutwe we hari hatarabamo akajagari, ariko nkibaza nti uyu munsi umuntu uvugishijwe n'Imana, Imana ikamuhamagara ikanamutegeka n'ibyo akwiye gukora. Ubu si iterambere rimera nk'aho rimuvangira bigatuma tumva imvugo y'Imana neza. Oya, ahubwo Nowa yari afite hari akajagari karuta ko dufite, kuko icyaha cyari gishyashya. Icyaha cyari gishya, kugomera Imana byari bishyashya, bimeze nk'ibigezweho. Byari bimeze nk'ibigezweho. Naho uyu munsi tuzi n'abanyuma ya Nowa, Imana yakinduye ibahoye kutayubaha. Twari hari hataragwira ibyatuma batinya kugoma. Ntabwo twavuga ngo yakoze mu gihe cyiza kuruta icyo turimo, kuko twebwe igihe turimo ni icy'ubuntu n'imbabazi. Ariko kiriya gihe Imana yahoreragaho, yahutiragaho, sibyo? Kuko arega kiriya gihe cya ba Nowa ntabwo ari igihe cy'amategeko. Ntabwo ari igihe cy'amategeko, kuko amategeko yaje hanyuma y'igihe kitagenzwe n'amategeko. Yaje nyuma y'imyaka 400 ingahe. Reka turebe ko tuza kubona iyi verse. Imana igituyobora mu buryo bwayo bwose, tubona ijambo ry'Imana nk'uko rikwiriye, abantu baryumve. Kuko umuntu usoma ijambo ry'Imana rimufasha kuruta uko yaryumva turivuze gusa. Gukoresha inyandiko, katurebe ko iyi Bible ihaduha. Ntabwo bahampaye. Kansacinge mwirindi jambo, kuko amategeko ntabwo yabatwaraga bose. Yaje hanyuma agiye kugaragaza ibicumuro. Bampaye amaverse menshi cyane ajyanye n'igitabo nari nsomye. Kamashakishe nubwo biri buze gutindaho. Niba hari ikintu abantu dukwiriye kumenya, nta mpamvu n'imwe idutera gukora ibyaha ibaho, ariko hari idutera gukiranuka. Impamvu ya mbere mvuze ngo nta mpamvu idutera gukora ibyaha, ni uko tutarabisi. Yego nituma abantu bakora icyaha ibaho, ariko ntiri mu bakiranutsi, ko Bibiliya iravuga ngo ukora icyaha ni uwase Satani. Niwe utuma abantu bagoma. Biratangaje ukuntu Nowa atigishijwe. Sibyo? Amubwiriza butumwa n'umuhanuzi. Sibyo? Akaba yarumvise ijwi ry'Imana akarimenya. Jeune kwizera nyine abafashijwe. Yego, nta mutambyi, nta muvuga butumwa. Umva Abagalatiya 3:16 aravuze ngo nuko rero byasezeranyijwe Aburahamu n'urubyaro rwe, nyamara Imana ntirakavuga imbyaro nko kuvuga imbyaro nyinshi, ahubwo iti ni urubyaro rwawe nko kuvuga umwe ari we Kristo. 17 Abagalatiya 3:17. Ibyo byose nibi nuko isezerano Imana yasezeranije mbere ritakuweho n'amategeko yaje hashize imyaka 430 ngo aryice cyangwa avuguruze uwarisezeranyije. Kuko iyo umurage uva mu mategeko waba utakivuye mu byasezeranyijwe, ariko dore Imana yawuhaye Aburahamu iwumusezeranije. Aka kantu nkavugeho gatoya.
amategeko aza yaje nyuma y'igihe cya Aburahamu. Ko Aburahamu ntiyari afite amategeko, muribuka ko amategeko nayo mu gihe cya Mose, sibyo? Nayo mu gihe cya Mose ntabwo Aburahamu yagiraga amategeko. Ni ukuvuga ngo amategeko yaje nyuma y'iyo myaka 400 ingahe, Bibiliya itubwiye 430. Niba ari 430 ntago yakuyeho icyo Imana yasezeranye na Aburahamu. Yego. Ni ukuvuga ngo niba amategeko yaje ntagire icyo akuraho, nanagenda ntakuraho icyo atazanye. Yego. Impamvu mbivuze wenda ngashyizemo ko atari muri nuze y'ikiganiro, ni uko hari abantu bajya bavuga ngo hari ibyo amategeko yakuyeho, ngo byajyanye n'amategeko. Hari ijambo riri muri Matayo 5, naho reka ndisome, abantu bajya basoma nabi ntago nkuvangira ihangane. Muri Matayo igice cya 5 umurongo waho wa 18, haravuze ngo kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. Niba amategeko ntazavaho, yego, agace kuva ijuru n'isi aho bizarangirira, itegeko ntirizavaho agace cyangwa inyuguti. Bivuze ngo itegeko rizaguma ho. Mu nyumva icyo nshaka kuvuga. Noneho amategeko rero Yesu ntiyayakuyeho, ntiyanayakomeje. Reka mpabasomere n'ubundi naho, ni igice cya 5:38. Matayo 5:38. Bibiliya iraha haravuze ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa irindi, iryinyo rihorerwa irindi. Ibyo ni ibyo mu mategeko. Nshaka kuvuga neza aho iyi verse bivuga. Mwihangane kuko abantu benshi bazi ngo Kristo yakuyeho amategeko cyangwa yarayakomeje. Niko twari tuzi. Aka kantu gakunda. Yesu yaravuze ngo ntabwo naje gukuraho amategeko, ahubwo naje kuyasohoza. Yego. Kuyasohoza ubwo ni ukuyashyira? Yaje ntabwo ari ukuyakomeza, ni ukuyasohoza. Yego. Uyu murongo uri mu gice cya 5, mu gice cya 5 iki gice cya 5 ntari kubona umurongo wacyo. Tumva nahasoma hose kugira ngo ndebe iyi verse cyangwa sakinga kuyasohoza, turebe ko baguha kuyasohoza iryo jambo. Okay, no murongo wa 17. Twe twari twasomye wa 18, niyo mpamvu nashakiye hepfo sinabubona. Ni igice cya 5:17. Haravuze ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Yego. Ntabwo ibyahanuwe n'amategeko Kristo yabikuyeho, ahubwo yarabisohoje. Kuko amategeko ni umushorera utugeza kuri Kristo. We yaje kwakira imimuriko y'amategeko. Amategeko yatumurikiye Kristo, Kristo aratwakira. Atwakira nk'ibivume, nk'abo gucirwaho iteka. Warangije adushyira mu cyumba cy'icuriro cy'ihinduriro, arongera aradutransforma, adusohora tudasa n'aba amategeko. Niyo mpamvu tutagengwa nayo. Ntabwo ari uko yayakuyeho, we yarayasohoje. Bivuze ngo umurimo w'amategeko warasojwe.
warasojwe umaze gusozwa udushyira mu biganza bya wa mushore bya Kristo, kuko ugushoreye aba ashaka kukugezaho aho ushaka kukugeza. Kristo rero aratwakira. Rero amategeko yaje nyuma ya ba Nowa. Nicyo twari twagendere kugira ngo ntaza kukudeviya. Nowa yakiranutse hariho uburyo bw'amahitamo, adafite ikivuga ngo kora iki nkwice. Ni amahitamo, kandi Nowa akiranuka mu gihe abandi bari bamaze gukiranirwa. Wowe wavugaga ngo yari atajagaraye mu mutwe ngo nk'ubu, wibuke ko ari bwo abana b'abamarayika babyaye bari bamaze kugwiza amayeri. Munyumve mwitonze. Ubundi umuntu w'umubiri wari uri mu isi ntiyari azi ikibi. Ikibi umuntu yakimenyeshejwe na marayika w'umwuka wavuye mu ijuru aciriwe mu isi, ari we marayika w'umucyo wahindutse umwijima, ari we Rusofero. Umuntu ntiyari azi icyaha. Ntabwo umuntu yari azi icyaha. Noneho Satani atumenyesha intangiriro yo kugoma n'iherezo ryo kugoma. Satani abwira Adamu ngo rya iki giti, arakirya. Akiriye amenya ikibi n'icyiza. Amenya ikibi n'icyiza ayobya amahitamo y'umuntu. Amahitamo y'umuntu akaryoherwa n'icyiza, akongera akaryoherwa n'ikibi. Noneho muri ya mahitamo y'umuntu waryohewe n'ikibi n'icyiza, marayika kuko yavanze ibitekerezo akiri Rusofero aracibwa, arahanwa. Haza n'abandi ba marayika twarabasomye mu gice cya 6 Itangiriro, babyarana n'umuntu bagomera Imana. Imana iravuga ngo iherezo ry'ibifite imibiri, sibyo ari byo yarimbuje umwuzure. Icyo gihe rero hariho ibyaha biteye ubwoba bibisi, bituma rero Nowa ahamya gukiranuka kw'Imana mu gihe abandi bari gukiranirwa n'abamarayika bavuye mu ijuru bakiraniwe. Bibiliya bivuga mu gice cya mbere, n'ubundi ni kimwe, murajya munyihanganira nkunda gukoresha inyandiko kuruta amagambo. Ni igice kimwe umurongo wa 6 mu rwandiko rwa Yuda. Yuda agira igice kimwe yegereye ibyahishuwe. Yaravuze ngo n'abamarayika batarinze ubutware, ndumva nahera ku murongo wa 5. Yaravuze ngo ndashaka kubibutsa, nubwo byose hari ubundi mwigeze kubimenya, yuko umwami Imana imaze gukirisha ubwoko bw'Abisiraheli kubakura mu gihugu cya Egiputa, hanyuma irimbura abatizeye, ngo n'abamarayika batarinze ubutware bwabo. Sinzi niba iri jambo muryumva. N'abamarayika batarinze ubutware bwabo, ngo ahubwo bakareka ubuturo bwabo, ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi, kugira ngo bacirweho iteka ku munsi ukomeye. N'aba bamarayika rero bari bamaze gukwiza icyaha, ari bo beretse umwana w'umuntu, kuko ubuhanga muzi bwigishwa mu mibare mu mashuri, ubuhanga muzi bwinshi bwarahishwe. Buriya twiga agace gatoya k'ubuhanga bugenewe umuntu. Twiga agace gato k'ubuhanga bugenewe umuntu. Ubwo buhanga rero bw'icyica n'igikiza, abamarayika nibo bakimenyesheje umuntu. Kuko Adamu ntiyari azi urupfu, yari atarabona upfa. Wambwira ngo Kayini yabwiwe n'iki ko gukubita murumuna umuhini byica? Yabibwiwe n'iki ko bituma amuva imbere? Ko nta wundi wigeze umuva imbere, ko nta wundi wigeze apfa. Ibyo ni ibintu Bibiliya yagiye izigama itavuga. Ariko ubucakura bwo guhemuka bw'ubwenge, mutagira ngo guhemuka n'ubujiji, hari ubwenge bw'inyamaswa abantu Bibiliya ivuga. Ni ubukomoka muri marayika uzi ikibi, uzi neza ko umuntu atariho, ntaramya Imana, ntanagwiza imirimo. Napfa rero akijijwe, imirimo iragabanuka, n'imbuto yeraga zatuma abandi bera ziveho. kuko gupfa k'umuntu ukijijwe Satani abiporofitiramo, n'ijuru rikabiporofitiramo. Icyo Satani aporofita aba akiza uwamurwanyaga. Noneho icyo ijuru riporofita riba ribonye uwaryo. Satani aba akize uwari gukomeza
kuba kumiritipuriya yes kumiritipuriya iyo myumvire kuyikuba anayitanga sibyo anatanga uwo mucyo noneho rero ubwenge n'ubucakura bw'abantu bwose bukomoka muri aba bamarayika bakingiranwa niyo mpamvu muzasanga abahanga cyane ku isi badakizwa niyo mpamvu muzasanga abantu bize cyane bahakana imana exactly abafite wa mwuka wa bamarayika kuko ubumenyi bwamuhaye kumenya ibyazi bukomoka mu bantu bagomeye imana ko nimureba aba filozofi babayeho abantu bakomeye ba James Newton James yari umukristo Plutôt ba Isaac yari umukristo Isaac Newton yari umukristo ariko aza kugirana amakimbirane nabo mwiyobokamana atangira siyansi itavuga imana kandi yari umukristo yarizeraga atangira siyansi yigumuye niyo mpamvu uyu munsi ubuhanga burwanya imana nta bwenge hataba mu imana ahubwo nuko mu nkomoko y'ubwenge twiga none yaturutse mu bwenge bw'umuntu wigometse ku mana Imana iguhereza umugisha urakoze cyane akantu mfashijwemo nako kandi kansigiye nk'urujijo ubu koko Kayini yabwiwe n'iki kwica yabwiwe n'iki ku rupfu rubaho ntabwo njye nshaka kwigisha ibyo bintu biri hirya ariko umuntu wese wakoze icyaha yibwira ibigomera imana iyo umuntu wese ukoze icyaha yibwira ibituma agoma abari gushyira mu myanzuro bamutumye iyo umuntu akiranutse amenya imigambi y'Imana noneho niyo umuntu akiraniwe amenya imigambi y'ubugome bwa Satani kuko hari abantu bakora ibyaha bishya bakabyihimbira noneho wabivumbura ugasanga wowe icyo cyaha n'igishya ntawe wacyumvanye nta n'uwo wakibonanye noneho wamara kukimenya ugasanga gisanzwe kibaho ugasanga gisanzwe kibaho ariko nta wundi wari ukiziho ahubwo hakabaho abandi bakurusha kugikora ibyo dushatse kuvuga ni ibimeze bite ni ukuvuga ngo iyo wakoze icyaha kimwe uba nimvuga ngo uba wabaye sample ikorwamo izindi porodagiti ikorwamo izindi poroduwi zo kugomera Satani zo kugomera imana mu izina rya Satani niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ukora icyaha n'uwase Satani kuko iyo ubaye uwase Satani uba ufite DNA yiwe iyo ubyaye rero urabyara kuko Bibiliya iravuga ngo irari rirakura riratwita irari rirakura rigatwita rikabyara icyaha kikabyara urupfu ni ukuvuga ngo rero amayeri y'icyaha agenda akwigisha gukora ikindi gishya n'uburyo bushya bwo kugikoramo rero kuvuga ngo Kayini yigishijwe nande muri we akigomera imana ko imana yarabanjira mu harasti warning yaramubwiye ngo dore ibyaha byituga tugiye ku rugi rw'umutima wawe iramubwira ngo ariko ni wowe wo kubitegeka iranamubwira ngo mbese wowe ugize ishyari rya mwene so ukoze neza wowe nukora ibyiza ntuzemerwa mu yandi magambo wamwigiyeho muri iki gihe rero abantu ntabwo bashaka kwigira ku bandi niyo mpamvu tuvuga ijambo ry'Imana umuntu agahita gutuka uruntu rumeze ukuntu ukibaza ni ishyaka ryo gukorera Imana ritumya ntuka none se ribaye ishyaka nta bundi bugwa neza wahuguramwa n'iseti utagaragaje imirimo ya kamere ugasanga akoresheje kamere ihugura indi kamere ntabwo bikunda kamere itsindwa n'imirimo y'umwuka ntabwo imirimo ya kamere itsinda indi kamere niyo mpamvu mpita nseka kumirwa murakoze koko ni gute nk'icyaha cyo kubeshya tuba twaragiciye amazi muri hangana bivuge gutyo tukumva ari ibintu byoroshye nyamara wasambanye twumva ari ukwiriye gucirwa bigenda biti ubundi mu mbabarire nyine abantu badukurikiye umwuka bayoboye kuruta umuyobozi wa gahunda sibyo Marcel yihangane tumudeviye ubundi niba hari ikintu Satani ajya byariramo
aboneramwo imbaraga yunguriramwo abantu ubundi bwenge ni cya gihe mwebwe mwita igihe cyo kwatura ibyaha. igihe cyo kwatura, igihe cyo kwatura Satani aragiprofita. Bwa mbere atinyura abumva uri kwatura, abatinyura gukora ibyo nawe yatuye. Munyumve neza. Bwa mbere iyo umuntu yatuye gusambana mu matwi y'iteraniro, abanyantege nkeya kuri we batangazwa n'uwo muntu wagize gute, wagikoze. Iyo bakiguyemo bitwaza ko na runaka nawe yabikoze. Iyo ni virisi Satani akoresha, kuko abantu baba affected y'ibyo bumva. Ko tuba twasenze twirukana Satani muri iryo teraniro. Satani n'icyaha baratandukanye inshuti yanjye. Icyaha kiguhuza na Satani. Satani ahunga umunyamwuka, ariko icyaha ntikikuba kure. Icyaha bisaba kugitsinda no kugihunga, cyo ntikiguhunga. Ntabwo wabwira icyaha ngo kwaca inara Yesu ngo kigende. No. Ibyo muzaperereze. Ibyo abakizwa benshi aho kugira ngo barwane n'icyaha bagitsinde, baragisengera ngo Mana mpa imbaraga. Kandi muri mwe ntawe urasaba imbaraga zo kurya uburozi bwica ngo ntapfe, kuko tuzi ko bwica turabwirinda. Ariko icyaha cyica ubugingo tukakijyanamo, noneho tukagarukana uburyarya nk'ubwa Satani wadushoboje no kukikora, tukabwira Imana ngo Mana byarananiye kukireka. None se ukiretse ntugikore wapfa? Wahomba iki utagikoze? Ariko Satani agukururira muri za mbaraga zawe utagiramo ishyaka, akagukoresha ishano. Aho hatari ishyaka Satani ahashyira ishyano. Mu ntege amatwi mu nyumve. Abashumba baguye, ababwirizabutumwa baguye, abahanuzi baguye, babitewe n'abo bategeye amatwi babaturira. Abenshi niba bamwaturiye gusambana, Marise, niba kumva bihesha umuntu kwizera, ntimuze kugira ngo icyo umuntu yumvishe kigira uruhare ruto muri we. Tuganire. Abanyamwuka turi kumwe hano kuri social media dusasa inzobe. Marise, nawe tuganire. Nta muntu wigeze watura ikintu ukabashoke. Rimwe se kenshi. Okay, reka ntanga urugero rwawe. Hari umuntu wakwaturiye. Wowe niko idini ryari ryarakubeshye ngo umuntu yize akizwa icyaha ari uko ngo yaturiye muri rubanda. Muri rubanda uramufata umushyira mushumba. Yes. Wumve bwa mbere byonyine ubwabyo Marisera atangajwe nuko uyu muntu yakoze iki? Icyaha. Kandi nta gitangaza kirimo ko umuntu w'umubiri yakora icyaha, ahubwo igitangaza ni umuntu w'umubiri udakora icyaha. Uwo niwe gitangaza. Ntabwo igitangaza ari umupasitori usambana, ntabwo igitangaza ari umupasitori unywa inzoga. Igitangaza si umupasitori wagambanye, kuko matsiyeri zose akozemo zimwemerera gukora ibyo bintu. Nticyaba ari igitangaza. Exactly. Ni umuntu w'umubiri, abyarwa n'umubiri, afite umubiri function. Igitangaje ni wa muntu w'umubiri utsindira ari ry'umubiri. Aha hantu reka tuhavuga, wenda tuhatangeho umucyo Anise. Yego. Uyu muntu ko yaramaze kunyatura ko yaguye mu cyaha cy'ubusambanyi, ubu nanjye nari kumuhesha imbabazi akazihabwa. Exactly. Kuko njyewe impamvu nabikoze muri ubwo buryo, nagendeye muri cya kintu cyo kuvuga ngo amavuta ararutana. None se ntabwo twebwe dukizwa n'amavuta Imana yasize ku bantu. Level ya anointing, kuba uri anointed, ntabwo ubu uheshejwe gutanga imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana ziheshwa n'agakiza. Agakiza niko kaduhesha imbabazi, kandi agakiza ni Kristo. Kubabarirwa turakizera, twizera Kristo, twizera umukiza. Iyo twizeye umukiza, amaraso immediately ya Kristo atugaragaraho. Noneho icyo Satani akora ni ukutwibutsa ibyaha. Akatwibutsa gukiranirwa. Iyo ukijijwe, Satani akwibutsa ibyo watuye. Mu muhanuzi waguye aragaruka akakubwira ngo ntiwabibabariwe. Simbaciye mu ijambo,
ntago mbaciye mu ijambo nari ndimo nsoma inkuru ya Mose ubwo yari amaze gupfa uburyo marayika yaraje avuga ngo ninjye mpagarara ninjye marayika ukomeye yego arwanira na Satani umurambo aho ngaho nahagize ikibazo Bibiliya iravuga ngo ntiyahangaye gucira Mose urubanza urumva ni iki gitumye Satani agarura ibyaha ku munsi wizeyemo imbabazi aba ari kugira ngo wowe agufashe kudegrada gutesha agaciro amaraso ya Kristo akwihebesha niwiheba uhagarika umutima nugira ya virisi y'intege nkeya yo kutimenyaho imbabazi agutere kongera guhemuka. ntago ariho si cyo twari twateguye kuganira ariko uzaganira n'abantu benshi bakubwire ngo narihannye ariko n'ubundi byo nihannye numva bigaruka buri munsi numva bigaruka uzi impamvu Satani abigarura umva icyo Bibiliya ivuga umuririmbyi yararirimbye Satani yanyibukije gukiranirwa Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyihebesha njya ntumbira mu ijuru ndeba y'umukiza wanjye wabinkuyeho byose kera yarampongereye nuko sinzarimbuka. Satani atwibukiriza mu banyantege nkeya bitirirwa gukora umurimo w'Imana akatwibukirizamo ibyaha. Mu mbabarire ibi ndabivuga nshize amanga hari n'umwuka wa Satani uhanga ku bahanuzi mugira ngo n'ab'Imana kubera ko batayoborwa n'umwuka batagira n'imbuto z'umwuka ariko bakagira indimi z'umwuka n'impano z'umwuka. Umuntu ugira ururimi rw'umwuka n'impano z'umwuka ntibimubuza gukora ibyaha ngo azahanure. Muza abahanuzi b'abasinzi n'abahanuzi b'abasambanyi sibyo? Bene uwo rero biroroshye ko aho wakoreye icyaha Satani ahamubwira kuko asanzwe akorana nawe asanzwe ahazi. Biroroshye rero ko yakerekwa ko aniseti nakoze icyaha kuko shebuja twari turi kumwe ni nawe wakinkoresheje akaza mu iteraniro bimwe mwita umwuka akakurondora kugira ngo acogoze abantu bakwizereramo nawe agutesha agaciro. Yes aragutesha agaciro akubuze no guhamya iby'agakiza wahamyaga. Icya kabiri hari abantu baturira mu iteraniro Satani agasenya urugo rwabo agasenya icyubahiro cyabo. Bibaho rwose twagiye duhura nabo. Yes hari na za mariage zagiye zipfa kubera abantu batuye ibyaha bagize ingo zigasenyuka rwose. Noneho umbwire abanyamwuka b'abanyantege nkeya batazi ubwenge bw'umwuka no gukora kw'Imana bahita bavuga ngo kugira ngo ngumane urugo ndi umunyabyaha rwasenyuka ngakiranuka. Kubera iki se utakiranuka ukanarwubaka ko byose bishoboka? Ko byose bishoboka. Kubera iki kugira ngo ukiranuke habaho igitambo cy'urugo rwawe kigukijije iki? Niba gukizwa kwawe bifite uwo bigusha ako gakiza karakemangwa. Niba kwihana kwawe biba igisitaza ku bandi bibaye ikibazo. Ntabwo biri mu mwuka w'Imana. Rero Satani akoreraho cyane muri ubwo buryarya n'ubwenge bw'ubucakura bwe kugira ngo agushe abizera batongera guhagarara baba bahamya b'ibyo biringira. Imana iguhereza umugisha. Asanga kandi rwose ku ijwi ry'umukanguzi tujya twiga tukamenya. Imana ikomeze ikwambika imbaraga. Iyo mvuze ngo ari abantu baguye babitewe n'uko baturiwe ibyaha nuko Imana yabahaye umurimo w'ubutumwa. Bagira ngo ibahaye no kurinda intumwa. Bagira ngo Imana yabahinduye intama. Ibi twarabivuze ku ijwi ry'umukanguzi. Ubundi iyo ahantu hari umukumbi inka bavuga ishyo, intama n'ihene bakavuga umukumbi. Iyo hari umukumbi w'intama nyinshi mu mukumbi haba harimo intama igenda izindi zikayikurikira.
no mu nkoko nuko, no mu nzuki, no mu nzuki, inzuki zigira umwami. yego, ariko ntibivuze ko umwami w'uruyuki atari uruyuki, yego, ntibivuze ko intama igenda igakurikirwa itari intama, ntibivuze ko izindi zirya igahaga, nta nubwo yirya izindi ngo zigire zite zihaga, oya. ni ukuvuga ngo ikibazo cyabayeho ni iki, ni uko umuntu ahanura akagira ngo niwe usohoza ibyo yahanuye. wabwiriza ukagira ngo ibyo uri kuvuga ni iby'ubwenge bwawe, ntibituruka ku Mana. waba umushumba ukagira ngo izo uragiye n'izawe, wowe nturi intama muri zo. kandi akenshi burya intama iyoboye izindi igiye kona n'izindi zibonera n'izindi zirona. niyo mpamvu ubugwe bw'abashumba bugusha abandi bize, sibyo? gucogora kw'intumwa hagwa nabi intumwa yatumweho, nabo bagwamo. none aho kugira ngo twigire kuri Kristo n'abandi batwigireho, duhagarara imbere y'abantu tubabwira ngo mumere nkanjye. Pawulo yarabivuze, yaravuze ngo nabifuriza, yarari mu rukiko, aravuga ngo nabifuriza kumera nkanjye havuyemo iyi minyururu, kuko nizeye Kristo akampindura. ntabwo ari ibigwi by'imirimo ye, ni ibigwi by'impinduka zo muri Kristo ziri muri Pawulo. ni ukuvuga iki rero mbigende mvuga iki? bene data, niyo mpamvu mujya mwumva ku ijwi ry'umukanguzi mbabwira ngo ntihagire umuntu n'umwe uzigira kuri Aniseti, kuko Aniseti wo kuri social media ashobora kuba atandukanye na Aniseti w'ubuzima bwanjye personality, ko nanjye mfite my private, sibyo life, sibyo? mfite vie prive yanjye. niba mfite ubuzima bwanjye bw'ibanga, wowe urajya kunyigiraho ibyo nazanye ku mugaragaro mu ibanga ryanjye, urahazi? wakigiye kuri Kristo Aniseti nawe yigiraho, kugira ngo Aniseti ningwa wowe uzagume kuri Kristo basunambyutse. hari intanora y'ifu yanjye, ngira ubuzima bw'imbere muri njye. Marise, uri inshuti yanjye, ariko hari icyo nguhisha mbishaka. yes, jene kwizera hari icyo utazi kuri njye. niba mpisha mwebwe tubana, abambonye kuri social media bamenya bati? ntago bikunda, bakwerekwa, biragoye. niba ari ikintu Imana itakora, ntiyakora ikosa ryo gusobanurira umuntu undi. Imana ngo ifate umuntu imusobanurira undi, ntabwo Imana yabikora, twamarana. hari ikibazo ngize muri njyewe kigendanye no wenda nabyita kuba mutoya mu gakiza, ariko kuba uri mutoya mu gakiza ariko agakiza atari gato muri wowe ntacyo bitwaye. ubundi ibyo ni imvugo zidinije. agakiza umuntu ukijijwe ku wa mbere, none uyu munsi tuvuge turi itariki 14 sibyo? nenye n'eshatu cyangwa 15 dufatire mu minsi 3 kubw'impamvu runaka z'ukwezi kwa gatatu 2025. undi yakijijwe muri 71 ku itariki za mbere z'ukwa mbere. iyo ukijijwe agakiza mufite kaba kangana, kuko agakiza ni Kristo. wowe waba muto mu gakiza, ariko agakiza iyo atari gato muri wowe, ukora nk'umuntu umaze imyaka 1000 ukijijwe. indaya, maraya, umusamariyakazi, umunsi yakirijweho yabwirije mbere ya Petero, umaze imyaka agendana na Yesu. nari ngiye kubaza nti byashoboka ko ushobora gutsinda Satani completely, apana biriya byo kuvuga ngo n'intungane bwira ngo icumuye? iryo ni ijambo ry'ubuyobe, ntiriba muri Bibiliya. burya niribaho, ntago ribayo. urugero, intungane bwira icumuye kangahe? hanyuma ukwezi kugira iminsi ngahe? reka dufate 7 dukube 30 minimum, sibyo? bibaye 210. ibyo byaho uzabijyana he? ntaho wabihingukana. dufate 7 kube n'umwaka ku munsi umwe, dukube na 7 k'icyumweru. abantu benshi basenga
ku cyumweru bakazasubirayo ku cyumweru. Reka tuvuge ko ariho bajya kwatura da bagafata penetensiya, kajya ku ntebe ya penetensiya agafata okarisitiya. Ibyaha 49 upfuye hagati, kuwa mbere nta muntu ujya upfa se, kuwa kabiri nta upfa agize ibyaha 14, nta wapfa kuwa kane agize 28. None se Imana izajyana mu ijuru abafite ibyaha bingahe? Umva ukuntu Yesaya yavuze 3:5. Jambo ry'Imana ni rizima, jambo ry'Imana ni rizima, mwihangane. Benshi baratinya rwose ngo nta muntu wabaho ngo ari umwere. Kanze nsubize iryo jambo uvuze. 3:5 haravuze ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izabiya babandi abagenzi naho baba arabaswa ntibazayiyoba. Abanduye iki? Abanduye imitima ni abafite imigambi batarakora ibyo bagambiriye, ariko bizakorwa n'ubundi kuko bizakorwa. Abanduye imitima ni uguhanirwa ibyo ugambiriye utarakora. None intungane yo yakoze 7. Buretse gato intungane yo yakoze 7, ariko abanduye imitima ntibazaboneka muri iyi nzira. Nubwo bitarajya ku karubanda, ariko umutima waranduye. Noneho 7 wakoze byanduje umutima wawe, byanduje n'abo wabikoreye n'ababibonye ubikora. Ngo intungane bwira icumuye 7, iryo jambo ntiribaho. Icyo nari ngendereye rero ngo watsinda Satani. Satani ntitumutsindisha urugero n'ingano y'iminsi tumaze dukijijwe, tumutsindisha kwizera Kristo. Twajyaga tubivuga muri Ekodime ngo Satani tuzamuneshesha iki? Ngo kwizera, gusenga, gukiranuka no gusoma ijambo ry'Imana. Ariko kimwe mu bintu bitsinda Satani ni ugukiranuka. Agakiza ka Kristo muri twe karamunesha, kuko imbaraga za Kristo muri jene ubatijwe nonaha tuvugana nonaha, simvuga mu mazi, jene wizeye Kristo nonaha afite imbaraga zingana n'iz'Aburahamu yaneshesheje. Umuntu wizeye Kristo nonaha afite imbaraga zingana n'iza wa musaraba, wa mujura wari ku musaraba wavuze ngo nugera mu bwami bwawe unyibuke. Umuntu wizeye Kristo nonaha afite imbaraga nk'izari muri Mariya Magadalena ajya ku gituro, kuko ni muri Kristo Yesu. Twese ni Kristo. Ntawe ukurusha agakiza mu gihe ukijijwe. nta na terimometere dufite ipima agakiza ngo tumenye ngo uyu ngo afite kenshi. No, ingano y'umwuka w'Imana muri twe ingana n'imbabazi z'Imana kuri twe. Yego. Anise, iki kiganiro reka tugishake igice cya 2. Hari icyo bitwaye? Nta kibazo niba reka tugishake igice cya 2, ahubwo reka tugisoze gutya. Inkuge Imana yabwiye Nowa kubaza, uyu munsi bayigereranya na Kristo. Kuko abari muri Kristo Yesu nabo ngo bari mu nkuge. Hanyuma reka tugisorezaho. Parido gatoya. Igitabo cy'indirimbo za gakiza, ndagira ngo indirimbo ya Nowa iri mu gitabo cyizo gushimisha. Yego. Igitabo cy'indirimbo zo gushimisha, indirimbo ya 38. Yego. Ni igitabo cy'agakiza. Hari igitero kivuga ngo nuko natwe dufite iyo nkuge. Ni igitabo cy'agakiza. Yego. Niho indirimbo ya Nowa iri. Ntabwo ari ugushimisha. Nimwumva Bibiliya ivuga inyanja itukura, mujye mwumva urupfu rwari rugiye kumaraho isano n'inkomoko. Yego. y'Umwisiraheli. Kuko Imana yabarokoye urupfu rukomeye ku buryo abagira iki bajya bavuga ngo nayo ni Pasika, nayo bayita Pase Odes, ngo Imana yabatangiye ibitambo bipfa mu mwanya wabo. Barasimbukijwe. Rero nimwumva tuvuga inkuge, mwumve agakiza. Yego. Ko inkuge yacu ni Kristo. Amen. Amen. Kandi abari muri Kristo Yesu. Yego. Umuraba w'inyanja utera urupfu ukubita kuri Kristo ugasanga yarapfuye. Yego. Bikarokora abari mu nkuge rero. Imana ishimwe. Amen. Amen. Nowa kukiubaka iyo nkuge. Nowa kukiubaka iyo nkuge,
urakora iby'ubupfapfa rwose, dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari, ibyo ukora biratuyobera. Y'imusozi kandi nta mazi ahari, ibyo ukora biratuyobeye. Uwiteka niwe wabivuze, yuko abagizi ba nabi bose abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi, kayo mazi azaba ari umwuzure. Abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi, ayo mazi azaba ari umwuzure. Bigira inama yo kubazanya, bati Nowa yabavuga ukuri, bati habe na gato ntidukwiye kwemera, twikomeze mu byo kwinezeza. Bati habe na gato ntidukwiye kwemera, twikomeze mu byo kwinezeza. Igihe nacyo gihita vuba, Nowa yubakana umwete rwose, bose bamurebaga niko bamusekaga, bati noneho Nowa yasaze. Bose bamurebaga niko bamusekaga, bati noneho Nowa yasaze. Nowa yumvira Imana ihoraho, yinjira muri ya nkuge vuba, yinjirana n'abandi bagiriwe imbabazi, ubwo Imana ibakingira urugi. Yinjirana n'abandi bagiriwe imbabazi, nuko Imana ibakingira urugi. Nuko abantu baraseka cyane, bakomanga ku rugi bavuga, bati Nowa sohoka, imvura irahita, witubesha nguri mu rugendo. Bati Nowa sohoka, imvura irahita, witubesha nguri mu rugendo. Ijuru risa n'iritobotse, ubwo hagwa imvura iteye ubwoba, bati turarimbutse nk'uko Nowa yavuze, dore urupfu ruratuzengurutse. Bati turarimbutse nk'uko Nowa yavuze, dore urupfu ruratuzengurutse. Umva uko Imana yabasobeje, Nowa yajyaga abigisha rwose, mubigira ibikino mwanga kumuri intumwa, niryo teka muciriwe none. Mubigira ibikino mwanga kumvira intumwa, niryo teka muciriwe none. Nuko amazi aterura ya nkuge, ireremba kuri wa mwuzure,
abicaye mu nkuge bafite mw'amahoro kugeza ubwo bazasohoka. Abicaye mu nkuge bafite mw'amahoro kugeza ubwo bazasohokamo. None natwe dufite inkuge n'agakiza twawe na Yesu. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Igice cya 9. Nuko amazi aterura ya nkuge areremba kuri wa mwuzure. Abicaye mu nkuge bafite mw'amahoro kugeza ubwo bazasohoka. Abicaye muri Yesu, abicaye mu nkuge bafite mw'amahoro kugeza ubwo bazasohokamo. Reka tubwire umuntu wari waraguye, haleluya, wumva intambwe z'urugendo rwawe rujya mu ijuru zari zarasubiye inyuma. Umushumba wari warayirigize umwungeri kandi nawe ari intama mu zindi, udaherukana na Kristo nyamara ugashaka ko abantu bakwigiraho nawe uzi neza kurinda koreka mu murimo w'umwami. Abahanuzi bishyize hejuru nk'aho aribo bazasohoza ibyo bahanuye. Abigisha biyitiriye iby'inyigisho za Kristo kandi umwuka w'Imana ari we wabakoreyemo. Abakristo bari baraguye n'umuntu wari utaremera Yesu umwami n'umukiza. Reka uyu mwanya wature ngo inkuge yanjye ni Kristo Yesu. Hindukira, niko Imana yaravuze ngo nimungarukira nanjye nzabagarukira. Kandi Imana yaravuze ngo gucumura k'umukiranutsi ntibizatuma Imana imubariraho ibyo yakiranutsemo. Ko Bibiliya iravuga ngo gucumura k'umukiranutsi ntibizatuma Imana yigarura itamurimbuye. Gukiranirwa k'umunyabyaha ntibizatuma Imana yigarura kuri we. No gukiranuka k'umukiranutsi ntibizatuma Imana imurimbura ku munsi wo gukiranuka kwe. No gukiranirwa k'ukiranirwa ntibizatuma Imana imurengera ku munsi wo gukiranirwa kwe. Umukiranutsi wakiraniwe yakiranukaga. Gukiranirwa kwawe ntibikurengera ku munsi wo gukiranirwa kwawe. Aho waguye urahazi, aho wacogoye urahazi, aho wananiwe urahazi. Umuryango uduteze amatwi, aho mucogorera naho mutsindirwa murahazi. Munyemerere tubwire Kristo ngo ngera udushyire mu nkuge yawe. amen. Hari abantu bumvise, abantu bakoze ibyaha, hari abantu bagushijwe n'abatuye kuri we, bamera nk'aho ari virisi babonye. Ndagira ngo mbibutse, twigeze twabibwiriza ku ijwi ry'umukanguzi, mbabwire gatoya kabaga aho abatambyi bajyaga batambira igitambo cy'ibyaha. Ntabwo bemeraga ko umwotsi utumukira muri rubanda. N'ivu ntabwo ryatumukaga, hari igihombo kirijyana mu kibindi kugira ngo iri vu ritagira. Umutambyi akambara ikabutura yera n'ikanzu yera, akagenda agaserura akarishyingura. Ntabwo ari ngombwa ko ibyaha byanyu cyangwa ibyaha byacu byanduza abantu batabyumvishe cyangwa batabibonye tubikora, kuko kureka icyaha biruta kucyatura utakiretse. Rero murebe ukuntu umwotsi w'igicaniro mucanye kubw'igitambo utaza gusesekara ukarya abantu mu maso, ugasharirira abantu mu matwi. Ivu ry'igitambo ritaza kwanduza abantu
kandi mwari mufatikanyije kwambara ibyera. Atura n'akanwa kawe uvuge ngo mwami Yesu, imbabazi zawe zongere zimbonekeho, ubuzima bwanjye bukure mu gitabo cyo kurimbuka, ubuzima bwanjye bwandikanwe n'ubugingo bwa Kristo Yesu. Nk'uko wazuye Kristo niko nanjye nzuranwe nawe, uko ari muzima iburyo bw'Imana niko nanjye mbaye muzima iburyo bw'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Mana, turagushimiye, tugushimiye kubw'ubuntu bwawe, tugushimiye ko ari wowe udukiza, tugushimiye ko ari wowe utwungura inama ukatuyobora mu gukiranuka kose. Uturamburire ikiganza, ukuboko kwawe kuturamire, aho twari gupfira ariho tuberaho, uduhe umuti w'ijambo ryawe riturutse ubusagwe n'ubumara bw'inzoka bwose zaturumye. Mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye ubugingo bwacu ugaruye n'ubwa bene data bose, kubw'ubuntu bwawe dusenze twizeye none iteka ryose, amen. Yesu abahe umugisha. Ijwi ry'umukanguzi.